Okay guys, today ngiye kwigisha ukuntu ushobora guhindura nimero wakoresheje kuri verification ya channel yawe. Ubu ngubu uribajije ati verification imaze iki? Verification ni igufasha kwinjira muri email yawe igihe bagusabye nimero wakoresheje. Bikaba byagufasha kwinjira muri email iriho account yawe. Icyo gihe utibuka nimero wakoresheje ntago email ushobora kuyinjiramo igihe bakwatse nimero. Ibyo bigatuma wabura account yawe ya YouTube. Ino video igiye kukwereka ukuntu ushobora kubihindura cyangwa ukaba wamenya nimero ufitemo cyangwa ukanayihindura cyangwa ukagiramo ebyiri kugira ngo bizagufashemo kwinjira mu gihe bagusabye verification ya namba yawe. Ino video itaraza kumara iminota 5 irabikwereka neza usobanukirwe ijana ku ijana. Icyo biragusaba no gukora subscribe ugakanda share, ino video ikagera ku bantu benshi bayikeneye. Bagiye mwereke ukuntu biragenda. Fata agakayi wicare wige. Guys, ikintu turagogezaho no kwiga Chrome cyangwa browser ukoresha. Irengeye Chrome niyo ndakoresha. Nizere ko nawe uri kuyibona. Icyo turakora turaza tuyifungura. Numara kuyifungura urajya muri search hano hejuru. Nurangiza wandikemo amagambo ngiye kukubwira. Account akadomo Google akadomo com karongo kazamuye ushyireho phone. Ngibi tutayitwa harenga ariko mbanze ndikwereke. Ngibi na hano hasi birahita byizana mu rwose tiriwe uruha. Ngibi hano ngibi icyo urakora urahita ukandaho. Kimara gukandaho barahita bakuzana ahangaha ikintu urahita ukora harimo nimero zisanzwemo. Nimba utazizi ubwo urazimenye. Nimba ushaka gukoresha indi account ukuntu urabigenza urahita ujya hano hejuru. Nimba usanze account irimo atariyo ushaka bajya hano hejuru. Nurangiza kandeho hige indi mail yawe iriho channel yawe urindire network ziboneke. Dore ngizi zaje urahitamo iyo ugiye gukoresha ikagiye imitemo iyanjye nawe urahitamo iyawe ukeneye gukoresha. Urahita ubona ahantu hameze gutya hari nimero zawe. Icyo urakora urahita uzihindura. Urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Urahita ubona nimero zawe zose handitse verification ni hano guhindura nimero yawe rwose. Urabibona ko ari guhindura nimero. Kora urahita ukanda kora akangaka. Numara ugakandaho urarindira network ziboneke zitewe na network ufite. Numara kurindira urahita ugera ahangaha kandi kantu urahita ukoraho akantu kameze nk'agakaramu. Urahita ukoraho kugira ngo ujye kweditinga nimero yawe. Hano rwose izere ko nawe uri kuhabona neza. Uhakore. Numara kuhakora ikintu yakora ino nimero uri kubonamo ntago barahita bemera kuyihindura batari ba verify ko account ari yawe uje gukorera verification ya namba. Ikintu urakora ahita guys mwihangane microphone yanjye yize ikibazo ariko byongeye birakunda. Kirahita ukora ahangaha bari kukubwira ati shyiramo password cyangwa ushyiremo finger bitewe n'icyo phone yawe ikoresha. Ngiye nshyiremo finger turebe ko bikunda. Iyo byanze ukoresha password ni ibisanzwe rwose bigahita bikunda. Igihe ugitegereje ko bakuzanira edit dore ngaka kantu kagarutse urongera ugakoraho warangiza ukahita uhindura nimero.
icyo ukora ukanda hano handitse update number aha hasi, update number. Ubona ahantu hari nimero zishaje cyangwa ushaka guhindura ukazisiba ukandikamo inshyashya. Iyo umaze kwandikamo inshyashya uhita ubona ahantu handitse next cyangwa get code, naho ukahita uhakanda. Iyo umaze kuhakanda baguha kode, wamara kuyibona ukayishyiramo aho bakweretse urayishyiramo. Iyo umaze kuyishyiramo ni nkaho ibintu byose uba umaze kubirangiza. Icyo ukanda uhita ukanda verification, nimero yawe bakahita baverifiya ko ariyo. Iyo umaze kureba ko ariyo bayemeye bahita babikwereka ko bayemeye. Kugira ngo ubihamye neza nimero yawe yari irimo ihita ivamo hakajyamo inshyashya. Wibuke gukora subscribe, ndabakunda cyane.